Joram Ndayishimye ndi umukristo hano Kicukiro. Badusomeye mu Befeso, badusomera mu Bagalatiya. Ibyo tuganira turaba dutsindagira kuri ya mirongo. Ariko mbere yuko tuyigeraho ndagira ngo tubanze dutekereze gato ya twibaze ngo umwuka, ubundi iyo tuvuga umwuka cyangwa se umwuka wera, ni ibintu bikunze kuba amayobera kuri benshi, kuko umwuka navuga ko ari ikintu kitaboneshwa amaso y'umubiri cyangwa se kitari physique, ngo bashe kukibona, ngo bashe kugikorakora, ngo bashe kugisobanura no kugishushanya. Ni umwuka nyine, ni umwuka tutabasha kurebesha amaso. Kandi umwuka uza cyangwa se umwuka Imana itanga uri mu buryo bwinshi. Ndahera ku mwuka w'ubuzima. Umwuka w'ubuzima twese twaravutse tuva mu nda za ba mama tugera ku isi. Iyo umwana ageze ku isi, ikintu cya mbere abaganga bareba ngo bamenye ko umwana nyine afite ubuzima, nuko nubwo umwana wagifite ubuzima ari mu nda ya nyina we, ariko iyo ageze ku isi hari ikintu cyitwa umwuka w'ubuzima. Iyo umwana akivuka, umwuka w'ubuzima ukamugeramo, ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko uwo mwuka w'ubuzima umwinjiyemo ararira. Guhumeka bigatangira, ingingo zitandukanye zigatangira kwikoresha, kubera ko uwo mwuka w'ubuzima umwinjiyemo. Iyo umwana avuye mu nda ya mama we, uwo mwuka w'ubuzima ntawubone, ntabwo abaho. Ni nabwo usanga abaganga bagerageza, hari abakubita udushyi, bafite tekinike nyinshi bakoresha kubagira ngo iyo reaction itanga ubuzima itangire. Iyo bitabayeho ntabwo ubuzima bubaho. Ni umwuka rero w'ubuzima utangwa n'Imana. Nta wundi muntu kuri iyi si ushobora kuwutanga. Iyo mpano y'ubuzima utayibonye, ntabwo ubuzima bushoboka. Kandi uwo mwuka w'Imana w'ubuzima winjira rimwe ukongera ugasohoka rimwe. Nuvuga ngo iyo tuvutse tugahabwa iyo mpano y'ubuzima, yongera kudusohokamo iyo dupfuye. Abanyarwanda nicyo gihe bajya bavuga ngo umuntu ashizemo iki? Umwuka. Buriya abahanga cyangwa se abakora za siyanse bafata umuntu nk'imashini idasanzwe. Nk'imashini idasanzwe. Ubundi izindi mashini barazikora, bakazirangiza, bakazatsa, zikaka, bakazimya, bakongera bakatsa, ariko nta nubwo zikura. Mu gihe umuntu we ni imashini idasanzwe, kubera ko iyo ikivuka irakura, ingingo zigakura, ariko ibintu bigize iyo mashini bigenda bitsiritanaho, bimwe bikagenda bisaza. Nibwo umuntu ageraho agatangira kugira ibirwara bitandukanye, kubera ko hari ingingo zigize iyo mashini zitangiye gusaza kubera gutsiritanaho n'ibindi. Naratangaye umunsi umwe ndi kumva kuri radio bavuga ku bijyanye no kwiriza ubusa. Baravuga ngo kwiriza ubusa bifite akamaro ku buzima. Ati kubera ko umubiri utugize ugizwe n'ingingo zihora ku kazi. Bura iyo turiye igifu tuba tugihaye akazi, umwijima tukawuha akazi, ingingo zitandukanye tukaziha akazi. Nuvuga ngo igihe cyose ibyo bintu uko tubigaburira tuba tubishyira ku kazi, biratsiritana, ibifu bigatsiritana, ibiryo igifu kikabisya bikajya aho bigomba kujya n'ibindi. Ngiyo rero iyo twirije ubusa tuba tubihaye akaruhuko. Buriya abantu b'abenjeniyeri bajya bagira icyo bita maintenance. Imashini bayigirira maintenance, haba igihe bayihagarika kugira ngo iruhuke, bayikorera entretien. Tibura rero iyo umuntu ageze igihe agahagarika, agafata nk'amasaha ngahe atagira ibintu ashyira mu mubiri, buriya aba ameze nk'igihe nko gufata imashini yawe y'umubiri ukayiha entretien. Igifu kikagira agapoze, umwijima ikagira agapoze, iyo wongeye kongera kubihagurutsa bikora neza kurushaho.
ibyo rero ni bimwe byanyeretse yuko buriya natwe tujya kumera nk'imashini. Imashini rero igira ubuzima rimwe, y'Imana iduhaye iyo mpano, ubundi bugahagarara wa mwuka utuvuyemo. Uwo ni umwuka w'Imana. Hakaba rero n'indi si y'umwuka, cyangwa se sinzi ko nari nabisobanura, nimvuga isi yenda hari n'imigabane myinshi, ariko hari ibindi biremwa Imana yaremye bitagaragara mu buryo turebesha amaso cyangwa se mu buryo bufatika, ahubwo biriho mu buryo bw'umwuka. Mujya mwumva ngo abantu batewe n'imyuka mibi. Iyo tuvuga ibyo biremwa bidafatika tutabasha kurebesha amaso y'umubiri, tubonamo abadayimoni, tukabonamo abamarayika. Abo ngabo nayo ni imyuka, ntabwo tubasha kubirebesha amaso y'umubiri, ariko ibyo biremwa biriho kandi biriho mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu yatewe n'imyuka mibi, imyuka y'abadayimoni, ntabwo tubasha kwifata n'amaboko, nta nubwo tubasha gufata inkoni ngo tuyikubite tuyirukane, kuko nyine ni imyuka. Ibyo biremwa nabyo biriho. Mu bihe bya kera twagiye tubona uburyo abadayimoni bagiye bagira intambara n'abamarayika. Ibyo ni ibindi biremwa bigaragara mu buryo bw'umwuka. Ariko nituvuga umwuka wera, ntabwo tugiye kuvuga uwo mwuka w'abamarayika, abamarayika bagaragara mu mwuka, cyangwa se iyo myuka y'abadayimoni, oya. Ariko ndagira ngo tubisobanukirwe, tubashe gutandukanya ibintu, kuko iyo tubashije kubitandukanya neza nibwo tubasha kumva n'ibikurikiraho. Noneho hari ikindi cyiciro cy'umwuka. Hari ubutatu butagatifu, aho tuvuga ngo Imana Data, Imana Umwana, n'Imana Umwuka Wera. Yewe niyo tuvuga Imana ntabwo tuyirebesha amaso, kuko nayo ahari ndibwira ko nayishyira muri iyo kategori y'ibintu tutabasha kubonesha amaso, cyangwa se ibintu bitari fizike tutabasha gufataho. Ndetse no muri Yohana ibice 4:24 batubwira neza ko Imana ari umwuka. Ngo Imana ni umwuka, ngo niyo mpamvu abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Ntabwo Imana iraza kuza ngo yicare hano imbere tuyibone, tubona ari Imana y'inzobe cyangwa se Imana y'umukara, y'igikara, cyangwa se y'imibiri yombi. Hoya, Imana ni umwuka. Imana ni umwuka, kandi abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Mu butatu butagatifu harimo umwuka wera. Uwo mwuka wera wamyeho kuva kera, akoresha imirimo itandukanye intwari zahozeho. Twabona ingero nyinshi zabo uwo mwuka wera yagiye akoresha imirimo itandukanye ku bwa misiyo zitandukanye. Uwo mwuka wera wagiye ukoresha abahanuzi, bari aba Yesaya, aba Yeremiya, iyo mugiye mu bitabo byabo musanga uburyo uwo mwuka wera yagiye abakoresha bagahanura. Hari abo umwuka wera agiye akoresha iby'ubutwari mu ntambara, kubera ibihe ubwoko bw'Imana bwari burimo. Murazi uburyo uwo mwuka wera, ubwo Dawidi yari amaze kwimikishwa amavuta wamwinjiyemo, ugatangira kumukoresha iby'ubutwari mu ntambara. Hari bitwa ba Samusoni muramwibuka, uburyo uwo mwuka wera wamukoreshaga iby'ubutwari agatabara ubwoko bw'Uwiteka bwa Isirayeli. Hari ba Gideyoni nabo bagiye bakoreshwa iby'ubutwari. Uwo mwuka wera Imana yawushyiraga ku bantu bayo kubw'impamvu runaka. Ariko noneho tugeze mu isezerano rishya, ubwo Kristo yari agiye kuva mu isi, yasezeranije abamwizera umwuka wera. Yabwiye abigishwa bati, ntabwo mbasize nk'imfubyi, kuko nzabohereza umufasha, kandi ni ngombwa ko ngenda kugira ngo uwo mufasha aze, kandi namara kuza azabakorera byinshi ndetse birenze n'ibyo nakoze. Uwo mwuka wera rero ni isezerano Yesu Kristo yasezeranije abamwizera. Ndagira ngo tubyumve neza, uyu mwuka wera nk'uko twigishijwe ku cyumweru gishize, ni umwuka uhabwa abizera Yesu Kristo. Ntabwo bishoboka yuko abizera Yesu Kristo basha kumuhabwa. Ijambo ry'Imana rirabisobanura neza, ni isezerano ryagenewe
abizera Yesu Kristo. Abatizera Yesu Kristo ntabwo bishoboka yuko bamuhabwa. Nayo mpamvu kubyumva birabagora. Abantu batizera Yesu Kristo, abantu bari mu isi y'umwijima, abantu bafite indi myizerere, birabagora kugira ngo basobanukirwe iby'uyu mwuka wera, kuko ni isezerano ryasezeranijwe gusa abizera Yesu Kristo. Uzumva abantu babivuga ukundi, abantu babisebya, abantu babinenga, kubera ko ntabwo byabagenewe. Kugira ngo uhabwe uyu mwuka wera nuko wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Kandi ndagira ngo mbabwize ukuri, burya hari ibintu umenya ari uko wabyinjiyemo. Utarabyinjiramo ntushobora kubimenya. Bajya bavuga ngo iyo ushaka kumenya koga ugomba kugira gute? Kujya mu mazi. Ntabwo wavuga ngo uzi koga utarigeze ukandagira mu mazi. Bashaka kukubwira ngo iyo umuntu yoga atera amaguru azunguza amaboko ukabifata gutyo, ariko ntabwo wavuga ko uzi koga. Kugira ngo umenye koga ugomba kumanuka ukajya mu mazi, wamara kujya mu mazi ukamenya ko uzi koga. Iby'umwuka wera rero nabyo nuko. Kugira ngo umwuka wera usobanukirwe nuko winjira mu gakiza, ukinjira muri Yesu Kristo, ukamwizera nk'umwami n'umukiza wawe. Wamara kumwizera ugatangira guhabwa iby'umwuka, wamara guhabwa iby'umwuka ugatangira kwisobanukirwa. Abantu rero bibaza byinshi hanze aha iyo tuvuga iby'umwuka wera, abatizera ntabwo babisobanukirwa. Ntabwo mvuze yuko abatizera badakora ibyiza, tubyumve neza, kuko tugira n'amabwiriza n'amategeko atugenga kugira ngo tubane neza. Buriya muri ubu buzima, mu bushishozi abantu bagira, mu bushishozi inzego zitandukanye zigenda zishyiraho amategeko n'amabwiriza kugira ngo tube kuri iyi si tubanye neza kandi dufite ubuzima bwiza. Ni niyo mpamvu udatwara imodoka mu muhanda ngo ugende uko wishakiye. Hari amategeko abigenga kugira ngo uwo muhanda ugendanemo neza n'abandi. Hari amategeko y'isuku duhabwa kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Hari amategeko y'urusaku iyo tuvuga cyane kugira ngo tutagira abo tubangamira. Ayo ni amabwiriza ashyirwaho kugira ngo hatabaho kubangamirana, kugira ngo tudakangura abana basinziriye n'ibindi, cyangwa se abandi bantu bari kuruhuka. Ayo ni amabwiriza abantu bagenda bashyiraho kugira ngo tubane neza, tugire ubuzima bwiza, tugire iterambere. Ibyo biriho kandi tubana nabyo kandi ni byiza rwose. Hari abantu rwose bakora ibyiza, batojwe ingeso nziza ndetse bakabibwirwa n'umuco, bakagira ibintu byiza, ariko badafite uyu mwuka wera ko batize Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo. Aya mabwiriza naratangaye. Buriya iyo abantu bashaka ibintu bimwe na bimwe byiyongera, bigomba kugira amabwiriza bigenga kugira ngo hatabaho kubangamirana. Buriya hari ibyo twebwe tutaragiraho, ariko yenda bizagenda biza kubera intambwe tugenda dutera. Buriya hari nk'abantu, hari ibihugu usanga abantu tuvuge bakunda nk'ibikoko cyane, cyane cyane imbwa, turiya tubuga dutoya, usanga abantu baratugize nk'inshuti. Umuntu agasanga imbwa arayigendana, haba mu modoka haba no mu ndege, ugasanga ibikoko rwose byabaye inshuti z'abantu ni byinshi. Ariko uko biba byinshi, kugira ngo hatabaho kubangamirana, abantu bakicara bagatekereza hagomba kubaho amategeko, amabwiriza bigenga. Naratangaye mbonye umuntu, ugasanga umuntu aratemberana imbwa ariko afite n'akadobo. Murabona turiya tudobo dutoya dupfundikirwa, kubera ko nagendana igikoko kigakenera gusohora imyanda yacyo, ntabwo yenda araba ari ahantu habugenewe ku buryo ashobora kugitunganyiriza. Kandi niba abantu bariyubakiye imihanda myiza yabo, niba abantu bashaka kugira ubuzima bwiza, ntabwo bikwiriye ko icyo gikoko kigera gute gita umwanda aho kibonye. Noneho hakajya amabwiriza ngo niba usohokanye igikoko cyawe, ugomba kigakenera guta umwanda, ugomba kugira akantu ushyiramo uwo mwanda wacyo, ubundi uwo mwanda ukawujugunya aho wagize gute wagenewe.
noneho igikoko bakagiha disipurine cyabikenera kigasinyara shebuja akabimenya, agatega akadobo kigashyiramo umwanda wacyo, yamara gushyiramo umwanda wacyo agafunga ka kadobo akongera agasubiza mu gakapu, ubundi bagakomeza bagatembera. Ayo ni amabwiriza kandi y'isuku. Ibyo rero tubibamo, niko tubayeho kuri iyi si. Ni amabwiriza n'amategeko atugenga, abantu bakabaho neza bubahana, abantu bakora byiza. Yewe hari n'amategeko navuga ngo ni amategeko nakwita ay'urukundo. Buriya hari amabwiriza ashyirwa ariko wareba neza ugasanga ni amabwiriza afite imizi y'urukundo. Hari ibihugu usanga bashyizeho itegeko rivuga ngo nuwishyika ku muntu uri mu ngorane ntumufashe. Itegeko rigasubira inyuma bagasanga yuko wanyuze aho hantu ntumufashe, itegeko riraguhana. Hari ibyo bita ngo mu gifaransa ngo non assistance de personne en danger. Utambutse ku mugore yenda wafashwe n'inda n'urugero agiye kubyara, ukamureba ari gutaka, ari ku muhanda, yenda ufite imodoka, wari icyo ari gukora, ukitambukira ukagenda, akaza kugira ibyago akabyara nabi, umwana akamupfiraho cyangwa se umugore agapfa. Ejo bakazasubira inyuma bakavuga ati ese umugore igihe yahoraga n'ibi bintu ni bande bahanyuze? Bagasanga umuntu nkayo warahanyuze, bashyiraho itegeko ribihana. Iyo ntabwo ari itegeko ry'urukundo, ni itegeko ry'urukundo ariko ntabwo ari itegeko rituruka ku myizerere ya Yesu Kristo. Ni byiza. Yewe hari n'abashyiraho amabwiriza yo kuvuga ngo mu musoro utanga hari pourcentage ushobora gukoresha ufasha abatishoboye, wita ku kiremwa muntu. Ibyo biriho kandi ni itegeko ryiza. Inzitiramibu zikatugeraho n'ibindi byatanzwe nabo bakire bafite imisoro minini mu bihugu biteye imbere, kuko iryo tegeko ribemerera. Ibyo rero ndagira ngo tubyumve neza, biriho kandi ni byiza, ariko bitandukanye n'uyu mwuka wera turi kuvuga. Umwuka wera uhabwa abizeye Yesu Kristo. Abatamwizera ntabwo babasha kumushyikira. Ndetse abahanga hari igihe batunenga bavuga ati ariko si uwo mwuka muvuga tutabasha kubona, tutabasha kureba muri microscope, kuko ireba utuntu dutoya, tutabasha kuba twakoresha telescope ngo tuwukure tubone iyo bareba imigabane iri kure cyane. Uwo mwuka wera ni munagari. Umwuka wera ntabwo wawumenya utizeye Yesu Kristo, kandi ni Imana yonyine iwutanga. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo waba ufite umuntu ukunda gute, ufite n'ububasha bwo kuraga ibyawe, ukaba uri umwana w'ikinege, umubyeyi wawe afite atunze ibya mirenge avuga ati ibingibi nzabikuraga, ni wowe mwana wanjye. Ariko nubwo yaba afite umwuka wera, akaba ari umunyamwuka, akaba ari bishop cyangwa se ari intumwa y'Imana, akoreshwa n'ibitangaza, ntabwo bishoboka ko uwo mwana w'ikinege afite yamuraga umwuka wera umurimo. Ntibishoboka. Imana yonyine iwuha umuntu wayizeye akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Uwo mwana atarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ntabwo bishoboka ko umwuka uri muri se cyangwa se uri muri nyina ashobora kuwuragwa atarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, uko baba bari kose, aho baba bakomoka hose, baba birabura, baba abazungu, baba barabu, iyo bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, babasha guhabwa iri sezerano ry'umwuka wera Yesu yasezeranije. Icyo nkwifuriza muri iki gitondo ni ukugira ngo uwo mwuka wera ukorera mu bizera Yesu Kristo akorere muri wowe, ndetse niba ngombwa agutungure. Mu kanya umubyeyi yavuze ati uno mugabo ndamutunguye. Birashoboka ko yenda yavuye mu rugo atari gutekereza gushima, ariko umwuka wera akamutungurira hano agahita asaba gushima. Umwuka wera hari igihe biba ngombwa ko adutungura. Niba ngombwa iki gitondo umwuka wera agutungure uhabwe iyo mpano. Noneho tugeze ku byo twasomye mu Bagalatiya, twabwiwe ko
hari abantu babiri. Buriya iyo twamaze guhabwa umwuka wera, twizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu, hari intambara itangira cyangwa se hari amakimbirane hagati y'abantu babiri atangira kubaho. Mu Bagalatiya batubwiye ngo hari kamere hakaba n'umwuka. Umwuka hari ibyo ashaka ko dukora, kamere nayo hari ibyo ishaka ko dukora. Ngo niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga ibyo dushaka gukora atari byo dukora, kubera ko hari intambara y'abantu babiri. Hari intambara y'umwuka wera uturimo, hakaba n'intambara ya kamere. Kamere Bibiliya isobanura mu buryo bwinshi. Ahari tuvuga kamere, ndiyumva ngewe ubwanjye cyangwa se uriyumva wowe ubwawe, kubera ko harimo ubushake bwanjye. Nuvuga ngo ibyo dutekereza gukora byose hari ubushake bwacu buzamo, hari uruhare rwacu ruzamo, bigasa nk'aho bihindutse kamere yacu. Ariko iyo dukomeje gusoma, hari aho usanga uyu muntu uhanganye n'umwuka wera bamwita isi, ahandi bakamwita umubiri. Nasa nk'aho bivuga yuko harimo twebwe, ariko hakabamo n'ikindi gice kidukoreramo, kiturwaniramo, rimwe na rimwe ntitubimenye. Niyo mpamvu mu Befeso ho Pawulo yandikira Abefeso yabisobanuye neza, arababwira ngo mumenye ko tudakirana n'abambaye umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware bategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nituvuga iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, turumvamo ya myuka y'abadayimoni, ya myuka ya Satani, ya myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru idukoreramo, ariko tutabasha kurebesha amaso y'umubiri. Niyo mpamvu Pawulo yabisobanuye Abefeso, arababwira ngo intambara mu Rwanda ntabwo ari intambara y'umubiri, ni intambara y'abategeka isi y'umwijima y'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Mu yandi magambo, ni systeme iriho tubayemo, dukoreramo, iturimo idukoreramo, idusunikira gukora ibintu bitandukanye bibi. Rimwe na rimwe tukibwira yuko ari twe ubwacu, nyamara kandi hari izindi mbaraga zibidusunikiramo. Akenshi tubona ingaruka, ariko ntidusobanukirwe aho byaturutse. Yenda mu Kinyarwanda sinzi ukuntu nabisobanura, akenshi tubona resulta, ariko izo resulta ahantu zaturutse ntabwo tubasha kuhasobanukirwa neza. Nyamara kandi iyi resulta ni resulta iturutse kuri systeme y'abatware bategeka isi y'umwijima y'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ikorera muri iyi si. Noneho tukabona ibintu biba, tukibaza ibyo ari byo, nyamara ari ingaruka z'ibyateguwe n'iyi systeme tubayemo. Iyi systeme rero tuyibamo igahora ihanganye n'umwuka wera. Umwuka wera adusunikira gukora ibyiza, iyi systeme nayo tubayemo idusunikira gukora ibibi. Yesu yaravuze ngo ntabwo bishoboka ko aba bantu banjye datubakura mu isi, ariko ndagira ngo iyi si uyibarindiremo. Yesu yashaka kuvuga iyi systeme yarabasizemo, iyi systeme tubayemo. Bene data, ndagira ngo bambwire ngo hari ibintu byinshi bitubaho, hari ibintu byinshi tubona bitambuka nka resulta z'ibyatugezeho, ariko byarateguriwe ahantu n'iyi systeme ikorera mu isi y'umwijima. Hari ibintu ubona bitambuka, wasubiza amaso inyuma ukabona ko hari umugambi ukomeye w'abadayimoni ubyihishe inyuma. Iyi systeme rero kugira ngo tuyineshe, nuko tuyoborwa n'umwuka wera. Udafite umwuka wera biragoye kugira ngo ubashe guhangana n'iyi systeme, kuko ni systeme irimo ubuhanga busobetse, ni systeme y'imbaraga z'umwijima y'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru igamije kugusha abantu b'Imana. Hari ibintu abantu bakora, yenda nahoze mvuga ngo hari amabwiriza n'amategeko atugenga kugira ngo tubane neza, tubaho neza, ariko ari aho tugera bakatubwira ngo ibi ngibi byo ni uburenganzira bwawe, ibi ngibi byo ni freedom, ni liberty, ni uburenganzira bwawe. Nujya ahantu ukajya muri hoteli muri runaka, hari ibintu bakubwira ngo ibyo ni uburenganzira bwawe, ibi ngibi nta mategeko abihana. Iyo tugeze aho ngaho rero tudafite gutinya amategeko, imbaraga z'umwijima
zidufatamire. Abagabo benshi bakahagwa, urubyiruko rukahagwa, abagore bakahagwa, kubera ko nta yindi bariyeri ihari, nta tegeko ribihana, nta rindi bwiriza ribibuza, ahubwo n'uburenganzira bwawe. Nubikora ufata ndi kwishimisha, nta kibazo, nta tegeko ribihana. Aho ngaho iyi systeme tuvuga irahakorera cyane, tukabona ibintu bitambuka, ariko aho byacuriwe muri ya systeme y'umwijima. Ukabona hari ingendo, ukabona hari imyambarire, ukabona hari intambara z'uburyo butandukanye, ugasanga hari inzangano n'amacakubiri adasanzwe, ugasanga hari amashyari atagira izina. Ukibaza ati ibingibi byo bituruka hehe? Bituruka kuri iyi systeme ihora ihanganye n'umwuka wera. Ariko mwakwimagina nk'ibintu bihangayikishije cyane cyane urubyiruko, ndetse n'abayobozi bajya babivugaho kugira ngo abantu bagerageze gukumira. Mu mbuto z'umwuka wera batubwiye hajemo nako mu mbuto za kamere cyangwa se mu bikorwa bya kamere, aho twasomye mu Bagalatiya batangiye batubwira ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi: bahereye ku gusambana, bakurikizaho ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Ibyo byose nshatse nabishyira mu gatebo kamwe, biragendana. Gusambana, ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Hari ibintu biteye isoni usanga bizenguruka muri za media, bizenguruka mu matelefone, bizenguruka mu makompiyuta, bizenguruka kuri internet. Ukibaza tese ibi byo byaje bite? Ibi bintu biteye isoni n'iby'isoni nke byaje bite? Iyo ugenzuye neza usanga ari resulta ya systeme yicara ikavuga ati aba bantu banjye, aba bantu b'Imana nzabagusha gute? Ni gute wimagine ukuntu umuntu atekereza akavuga ati okay, njyewe ndagenda nambara ubusa, n'undi yambara ubusa, duhamagare kamera zize zifotore amajyepfo, zifotore amajyaruguru, babigende bashyiremo umuziki, bashyiremo ibiki, nibarangiza babishyire hariya, batangire bacuruze, abantu batangire babirebe, yewe n'abantu bo mu nzu y'Imana bakabireba, ndetse rimwe rimwe bakumva ko ntacyo bitwaye. Resulta zabyo nuko abantu benshi batangira kugurumana, bakishora mu byo batakagombye kwishoramo. Iyo systeme tuyirimo, tuyibamo. Ndetse yewe nubwo wagerageza kurinda, ukarinda abana bawe, yenda ukabashyiraho igitsiro mu gitsure mu rugo, ariko iyo ageze igihe umugurira telefone ukamugurira n'amamega, aho hari na bagenzi be ntabwo ubuhari. Iyo acometse kuri internet ntabwo uzi ibintu abari kudownloadinga, n'ibintu abari kureba. Kandi ntabwo iyo systeme wayibakuramo. Uzambuza kujya ku ishuri se? Ntabwo bishoboka. Uzambuza kujya muri universite se? Ntabwo bishoboka. Iyo systeme ayibamo kandi ahura nabyo. Urwo n'urugero rutambetse yuko turi muri systeme iyobowe n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, n'abatware bategeka isi y'umwijima. Kugira ngo tubashe guhangana nayo nuko twizera Yesu Kristo, tugahabwa imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo bishoboka ko twamuhabwa ngo duhabwe izi mbaraga z'umwuka wera zabasha guhangana n'iyi systeme tubayemo tutizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ntabwo dukirana n'abatware n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'iyi systeme. Natanga ingero nyinshi z'ibintu bitubaho ndetse bikaba no mu nzu y'Imana, tukibaza tutse ibi byo bije bite? Ndetse rimwe na rimwe tugashaka kurwana mu mubiri, ariko Bibiliya itwereka neza yuko iby'umwuka birwanishwa iby'umwuka bindi.
ntabwo bishoboka ko iyi sisiteme wayirwanisha iby'umubiri. Nubwo wazana ya misile tubajya bavuga ngo yiruka kurusha ijwi, ntabwo wayirasa kuko ni imyuka nyine. Ahubwo kugira ngo duhangane nabyo, tugomba kubihangana nabyo twambaye imbaraga z'umwuka wera. Wajya kubona ukabona umugabo arahambiriye ataye urugo, ukibaza ati se ibi byo bije bite? Ko uyu muntu yarabayeho neza, ko umugore we nta kibazo bari bafitanye, ko abana be bameze neza, ataye urugo mu bigenze gute? Agata urugo ukumva ngo yagiye kubana na maraya cyangwa se n'ibindi n'ibindi, kubera ko ari rezita z'iyi sisiteme tubayemo. Wajya kubona ukuntu umugore arahambiriye ataye urugo, ukibaza ati se ibi bije bite? Wajya kubona ukuntu umuntu wari ufite bya bindi byinshi twifuza, arafite amafaranga, arafite amamodoka, arafite ibintu bya bindi byinshi twirukaho, ariko ugasanga ngo afite ikibazo cy'agahinda gakabije, ndetse akagira gutya akagenda akafata ngo ibiyobyabwenge ngo kugira ngo abashe kuruhuka. Ukibaza ati se uyu we byamugendekeye gute? Ko njyewe mpangayika nshakisha amafaranga, nkirirwa niruka nkarara niruka, nayabona ngashima Imana, nabona ko kawunga ngashima Imana. Uyu nguyu ko arafite n'ibyamurenze, bimugendekeye gute? Ari muri sisiteme y'imbaraga z'umwijima. Ibi ngibi tubona twifuza twirukankaho ntibikagukange, kuko ababifite bariho benshi bahangayitse, babuze amahwemo, kubera ko iyi sisiteme irabatsikamiye. Umuntu akagenda rwose ukumva ngo yagiye muri etaje ngo yasimbutse ngo arapfa, wareba ibintu asize ukibaza ariko se nk'uyu we bigenze gute? Ugasanga umwana yarabayeho neza, nta kibazo yarafitanye n'ababyeyi, bwacya ukumva urugo yaruvuyemo, yatorongeye yagiye, akamera nka wa mugani Yesu yaciye w'umwana w'ikirara. Nta kibazo yarafitanye n'ababyeyi be, yarabayeho neza, ariko igihe kiragera abwira ababyeyi ati data mu mugabane wanjye nigendere. Nimagina yuko ababyeyi be bibazaga ikintu kimubayeho, ariko yaratsikamwe n'izi mbaraga z'umwijima. Umwana akagira gutya nta kibazo afite, agasohoka akagenda, agatangira kuba uko abonye, agatangira akanywa urumogi, agatangira agafata ibyo abonye byose, kandi nta kintu ababyeyi babuze, nta kintu bamwimye, kubera ko ari munsi y'uku kuboko kw'imbaraga z'umwijima. Icyaduha abo bana bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, maze bakakira impano y'umwuka wera. Kuko iyo mpano y'umwuka wera iyo imaze kubinjiramo, irabaherekeza, ikabafasha, ikabarwanira intambara z'uburyo butandukanye, yewe niyo bari kure aho tutari. Abafite uburyo bajyana banabohereza kure cyane, bakajya mu Burayi, bakajya muri Amerika n'ahandi hose. Iyo yamaze kwakira izi mbaraga z'umwuka wera, abasha guhangana n'iyi sisiteme, ikamuherekeza, ikamugarura, ikamuyobora, ikamubwira ngo ahangaha icara, ahangaha haguruka, ahangaha itware gutya na gutya. Uko nguko niko umwuka wera ajya ayobora abantu be. Intambara y'umwuka tuyibamo. Bene data ndagira ngo babwire ko intambara y'umwuka wera, abamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, intambara y'umwuka wera tuyihoramo, kandi iteka duhora tunesha kubw'izo mbaraga z'umwuka wera. Yewe ndagira ngo mbwire yuko hari n'intambara umwuka wera turwanira tutabizi. Umwuka akarwara intambara tutabizi, rimwe na rimwe twibwira yuko ari amahoro, ukaba wakwibwira ngo ibintu ni sawa, ibintu biragenda neza, ariko umwuka wera akabasha kureba kure naho tutareba, akabasha kumenya yuko tugarijwe tutarabimenya, akatubwira ngo iyi nzira ntuyicemo, ca muri iriya nzira. Tukaryama akadusanga mu nzozi, akatwereka ibintu bitandukanye, kubera ko umwuka wera ahora mu ntambara aturwanira mu buryo butandukanye. Hari izo turwanira tureba, hari izo turwanira tutareba. Iyo twamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, umwuka wera araturwanirira. Twafata ingero nyinshi muri Bibiliya zaho umwuka wera, umwuka w'Imana yagiye arwanirira abantu. Umwuka w'Imana ajya turwanirira iyo turi mu nzu y'Imana duhimbaza, turamya. Hari imigozi icikagurika, umwuka wera akayicagagura tutabizi. Buriya Dawidi yari umuramyi ukomeye. Bibiliya itwereka neza yuko iyo Sawuli yaterwaga n'imyuka mibi, ngo Dawidi yajyaga aririmba agacuranga, imyuka mibi ikagira gute?
igahunga. Iyo twambaye izo mbaraga z'umwuka wera, tukaririmba twuzuye imbaraga z'umwuka wera, turirimbira abantu b'Imana nk'uko twicaye ngaha, hari abantu baba bicaye mu nzu y'Imana babohoka imyuka mibi igahunga, kubera ko twambaye imbaraga z'umwuka wera. Dawidi yararirimbaga imyuka mibi igahunga. Muri Pawulo na Sila barasenze bararirimba bari mu nzu y'imbohe ngo iminyururu iragute iracika, inzugi zirafunguka. Uko niko abantu b'Imana iyo bari mu nzu y'Imana bakabikorana mu mbaraga z'umwuka wera, bakabikora bakijijwe neza bujujwe imbaraga z'umwuka wera, imyuka mibi igihunga, iminyururu igicika, imigozi iboshye abantu igituragurika, kubera ko umwuka wera ajya akora imirimo akarwana intambara no mu buryo tutazi. Ndakwifuriza kwambara izo mbaraga z'umwuka wera, kuko nibwo uzabasha kunesha, nibwo umwuka wera azakurwanira intambara z'uburyo butandukanye. Hari abafite intambara z'uburyo bwinshi, ntabwo nazirondora ngo zirangize. Hari abafite intambara mu miryango, ugasanga umuntu afite intambara zikomeye cyane, ugasanga umuntu afite intambara y'ubukene bukomeye, ugasanga afite intambara y'ubushomeri bukomeye, ugasanga hari ibintu umwanzi yahambiriye yaboshye ari kurwana nabyo. Ndagira nkubwire ngo ntabwo igisubizo ari ukurwana mu mubiri, ahubwo igisubizo ni ukurwana n'umwuka wera. Umwuka wera aragenda agaturaguritsa ibintu bitandukanye utabasha kumenya, ngo uwo mwuka wera ajya afata mpiri imbaraga z'abadayimoni, maze izo mbaraga akazirukana, maze iyo mitima yaboshywe n'abadayimoni umwuka wera akayigarura Kristo. Ndakwifuriza kurwana n'umwuka wera, we kurwana mu mubiri, we kugendana urwanire muri kamere. Batubwiye ngo imbuto za kamere cyangwa se ibikorwa bya kamere biragaragara, harimo ibyo by'ubusambanyi, harimo by'isoni nke, harimo umujinya n'amahane. Ugasanga umuntu ahuye n'intambara aragira umujinya w'umurandaranzuzi, akagira amahane atabaho, akarusha, bajya bavuga ngo nuko kurusha ay'ingwe yabyaye hari. Umuntu akagira amahane menshi cyane kubera ko ari kurwana mu mubiri. Ibyo ngibyo ni ibikorwa bya kamere, ni ibya ya systeme. Ugasanga umuntu afite amahane, afite umujinya, ugasanga umuntu afite ishyari ritabaho, ugasanga umuntu, Bibiliya igitubwira ngo nunarakara, ngo nyine tugira amarangamutima, hari igihe turakara. Yenda hageze umuntu muri twe uvuga ngo ntabwo ajya arakara, yaba ari igitangaza. Hari igihe turakara, ariko Bibiliya igitubwira ngo nunarakara ngo izuba ntikarenge ugize gute ukirakaye. Ariko hari umuntu urakara kuva ku itariki ya mbere ku bunani akazageza kuri 31 z'ukwa 12 akirakaye. Umuntu yarakariye ndetse bahura agahekenya amenyo, kandi ari mu nzu y'Imana, akaza hano tukaramya rwose ibintu bigacika, ariko twasohoka yahura n'uwo muntu bwa burakari bakagaruka. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo nunarakara izuba, ntugatume izuba rirenga ukize gute ukirakaye. Noneho urarakara umwaka umwe, 2, 3, 5, 10 ukirakaye kandi uri mu nzu y'Imana, ubwo ntabwo kiri mu bubata bw'izi mbaraga z'umwijima. Izo ni imbaraga, ibyo ni ibikorwa bya kamere. Ariko niba tuyoborwa n'umwuka wera, reka tubeho mu imbuto z'umwuka wera. Ni nziza cyane. Badusomeye mu Bagalatiya, nyamara imbuto z'umwuka wera ni iki? Ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukugira neza, ni ubugwaneza. Ibyo ngibyo nta mategeko abihana. Ngo abize Yesu Kristo bakakira umwuka wera, ibyo ngibyo barabibambye kera, byaragiye. Ariko umuntu akaba mu nzu y'Imana akirangwa n'ibikorwa bya kamere, kandi avuga ngo ari kujya mu ijuru, ubwo ko ntabwo tuba tubeshyera ukuri. Hari aho Bibiliya ivuga ngo bagaragaza ukwera, ngo ariko bagahakana iki? Imbaraga zako. Imbaraga z'ukwera ni iziduhindura, ntabwo ari byo tugaragaza, ni iziduhindura mu mutima. Ndakwifuriza kugira ngo wakire izo mbaraga z'umwuka wera, kugira ngo uruhuke, kugira ngo unezerwe, we kugira ya mahane
nk'ay'ingwe yabyaye. Harya umuntu agira amahane, hari abagabo bagira amahane, yagera mu rugo abana bagatangira guhinda umushyitsi, noneho turapfuye. Kubera kandi rimwe n'ugasanga ni umukristo. Bene data, niba tubona umwuka wera w'Imana, twarize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mureke tubeho mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Mureke tugendane nawe kugira ngo aturwanire za ntambara tureba n'izo tutareba. Ahari wicaye ahangaha ufite ibikorwa cyangwa se ukiri muri iyi kamere, hari ibikorwa byakuboshye. Satani yarakuboshye, yakubosheje iyo migozi, akubohera muri iyo system. Ahari wabaswe n'ubwo busambanyi, wabaswe n'ubwo buhehesi, biteye isoni n'iby'isoni nke. Ndagira ngo n'izo filime z'urukozasoni niba uzifite no muri telefone uze kuzideletinga, niko tuya tuvuga. Aho muri .com hari umubyeyi yatubwiye ngo aheruka Makoline, ariko hari amaterime yo muri .com tusigaye tuzi twese. Ubisibe, ubideletinga. Ibyo bintu biteye isoni biri muri computer yawe, ibyo bintu muri telefone yawe, ugenda ubisibe ko izo ni iby'imbaraga z'umwijima. Maze utangire ugendane n'abantu b'Imana, maze umwuka wera atangire akumvisha umunyenga wo kugendana nawe, maze utangire ubone kuntu imbohe iminyururu icika. Iyo dusenga Imana, umwuka wera aturwanira intambara. Hari n'izi ntambara z'ahantu ho mwijuru tutamenya. Iyo ugiye muri Daniel igice cya 10 ugasoma umurongo wa 2 gukomeza, Daniel atangira gusenga no kwiriza ubusa. Yarasenze, arasenga mari byumweru 3 ngo yarahagaritse umutsima atanywa amazi. Ibyumweru 3 birashira, ngo ku munsi wa 24 ngo marayika w'Imana aramusura, aramubwira ati igihe watangira gusenga, umunsi wa mbere watangiraga gusenga, nahawe ubutumwa bukomeye kugira ngo bukugezeho, ariko ngo umutware ubwami bw'Ubuperesi atangira kumbuza. Nuvuga ngo hashize ngo iminsi 21 marayika w'Imana ahanganye n'ubutware bw'umwijima. Biravuga ngo n'umutware ubwami bw'Ubuperesi. Bigaragaza yuko muri uriya bwami bwa Satani, muri ya systeme tubayemo, harimo inzego. Iyo usomye buzindi ndimi baratubwira ngo ni prince cyangwa marayika w'Imana yahawe message yo kumugezaho, ariko azitirwa n'izo mbaraga z'umwijima. Habaho intambara ikomeye hagati ya marayika ndetse n'igikomangoma cyo muri ubwo butware bw'umwijima. Tekereza ko ahari umwami wabwo ni Satani, ariko hari abandi bantu babwungirije. Uwo mutware yahanganye nawe, intambara iraba. Daniel ubwo yasengaga ntabwo yari azi ko iyo ntambara iri kuba, ngo kugeza ubwo Mikayeli yamanutse aza kumutabara. Iyo usomye usanga Mikayeli nawe ari umwe mu bakomeye muri bwa butware bw'imbaraga z'Imana, bw'imbaraga z'umwuka wera, muri yasi tutarebesha amaso y'umubiri. Ngo byageze igihe ku munsi wa 21 Mikayeli aza gutabara umumarayika wundi, babasha gutsinda uwo mwami wo mu butware bw'Ubuperesi, maze abasha kwigobotora uwo wamurwanyaga, abasha gutsinda iyo ntambara. Ku munsi wa 24 arazagera kuri Daniel. Uko niko bijya bigenda iyo turi mu nzu y'Imana dusenga. Hari intambara ziba ziri kuba tutabasha kureba, intambara ziri muri iyo si y'umwijima, muri iyo myuka mibi tutabasha kurebesha amaso y'umubiri. Ahari hari ibyo Satani yahambiriye, ariko ndagira ngo urwane kigabo, uhagarare mu mbaraga z'umwuka wera, kuko hari intambara iri kuba kugira ngo umwuka wera abashe gutsinda imbaraga z'umwijima ziri kukurwanya. Hari ubuhamya bwinshi twavuga b'uburyo umwuka wera yagiye aturwanira intambara. Abantu bamaze kwakira umwuka wera ajya barwanira intambara mu buryo butandukanye. Umwuka wera akakubwira ngo ahangaha bigenze gutya, umwuka akakubwira ngo aha birakomeye, amapfa yateye, intambara yateye, ibi nibi bigiye kukubaho, uzabura umutware ariko uzagumana abana. Umuntu amupfakaza akabaho agendana n'umwuka wera,
akarera abana bagakura bakiga za kaminuza. Ubuhamya ni bwinshi. Ibyo ni ibintu twabayemo, ndetse n'ibintu tukibamo, ndetse n'ibintu bizahoraho. Abahagaze mu mbaraga z'umwuka wera, umwuka wera abakorera ibintu bitangaje. Tuvuze ubuhamya bwakwira bugacya. Ndagira ngo nguhamagarire kwizera neza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Wakire izo mbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga z'umwuka wera zizakuyobora. Zizakuyobora mu byago, zizakuyobora mu makuba, zizakuyobora mu byiza, zizakuyobora uri mu boroheje, uri mu bakomeye. Izo mbaraga z'umwuka wera zizakurwana intambara z'uburyo butari bumwe. We kurwana mu mubiri, ureke uwo mujinya, ureke ayo mahane, ureke izo nzangano, ureke ayo mashyari. Kuko ibyo bikubaho ni rezilita z'ubutware bw'imbaraga z'umwijima. Niba utizeye Yesu ngo mwakire neza nk'umwami n'umukiza wawe, ngo wakire imbaraga z'umwuka wera, ingaruka zo uzazibona. Umunyarwanda yaravuze ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kugira gute? No kubona. Ushobora kwanga kumva, ariko kubona aho uzagira gute? Uzabona. Ibizakubaho byo uzabibona. Kumva aho ushobora kwanga kumva, ariko kubona aho uzabona. Kuko Satani aragusugirije ngo ni nk'intare yivuga ishaka kugira gute? Iconshomera. Tugiye gusenga Imana. Ndashoje. Ndagira ngo niba wowe uhari ukumva uri munsi y'ubutware bw'imbaraga z'umwijima, ukavuga uti ndashaka kunesha, ndashaka gutsinda, ndashaka ko umwuka wera andwanirira iyi ntambara ndimo, uhaguruke dusenga Imana. Hari ibikuboshye, hari ibyakunaniye, uragerageza bikanga, urarwana bikanga, ariko ndagira ngo nkwizeze yuko umwuka wera abasha gutsindira iyo ntambara. Hari ibigutsikamiye uburyo butandukanye, hari ibiguteje agahinda gakabije, ndetse bigezaho utangira no gufata imiti kugira ngo ubashe no gusinzira. Ndagira ngo nguhamagarire gufungura umutima wawe, wakire umwami, wakire Yesu Kristo, akugomorereho imbaraga z'umwuka wera, izo zabasha kukunesheje. Niba uhari uhaguruke dusenga Imana. Tunganira Imana ubudasiba, cyuhora uyisenga kandi uyumvire, cyubana n'abayo, cyufashe indushyi, awusibe ntari. Igice cya gatatu kiravuga ngo tunganira Imana gwiza urukundo, jya wumvira umwuka, ngo nta soni uzagira nubona Yesu. Tunganira Imana gwiza urukundo, mu byo ukora byose Uwiteka Nyiringabo, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mwami w'amahoro, iki gitondo twongeye gushima no guhimbaza. Tugushimiye urukundo udukunda, tugushimiye imbabazi zawe zitarondoreka, tugushimiye imigambi yawe myiza kuri twe, tugushimiye Mana ko waturaretse kwa mu nzu yawe, tugushimiye ibyo kurya by'umwuka Mana uduhaye. Turinginze kugira ngo iri jambo urivomerere,
urikuze kugira ngo rizere imbuto, kandi imbuto nyinshi. Tukweretse ubwoko bwawe Mana, ngo urambure ukuboko kwawe kugira neza, ukuboko kwawe kw'imbaraga, ufungure imitima yabo. Uwiteka Umwami Yesu Kristo yicare aganze yime mu mitima ya buri wese. Turasenze Data wera kugira ngo ufungure amadirishya yo mu ijuru, usuke imbaraga z'Umwuka wera mu mitima y'abana bawe. Imbaraga z'Umwuka wera zibashe gutwika, zibashe gucagagura imigozi y'imbaraga z'umwijima ziboshye abana bawe. Uwiteka ubarwanire intambara z'uburyo bwose, izo bareba n'izo batazi. Uhereye none uwaremere ubuhamya, maze mu biri imbere Mana tuzabona amashimwe menshi y'ibyiza abakoreye. Urakoze Data wera kubyumvise kandi kubikoze, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.